ndabizi ko kubyakira no kubyumva byakugora. Wihangane, umbabarire. Naraguhemukiye bihagije. Natunguwe no kubona ukuntu wanyitayeho. Nubwo naguhemukiyemo, sinumvaga ko byagenda kuriya. Nakagombye kuba mbikubwira imbona nkubone, ariko nterwa ipfunwe cyane n'ibyo nagukoreye. Mbabarira, wongere ungarukire. Mbabarira umbere mu mwanya w'umuhoza, ukamfasha kwita ku mwana umuhoza yansigiye, ukamfasha guha uburere bwiza Heroique. Uramutse unkundiye ukambera umugore, ntabwo nazongera guhemukira ukundi. Please, mbabarira, mpa amahirwe ya nyuma. Sharika mpamagare Josiane amubwire iyi nkuru nziza. Mpamagare kabisa. Namfata. Alo Josiane. Baramutse gute? Njye meze neza birenze uko byumva. Uzi ukuntu ibintu bigenze? Sinaraye nkubwiye se ko nyine ndajya kureba Ndayisaba. Nagezeyo ndagenda nirwaza mu nda, ndamubwira ati mu nda hameye nabi gutaha biranga. Kurara umva akazi kose we nta makuru ufite. Noneho rero igitangaje, uzi ko nabyutse ngasanga yanyandikiye urupapuro rwo kunsaba imbabazi. Ibaze nanga kandi urinjije antere ndasibiki. Mva ndasenze yanyandikiye urupapuro ansaba imbabazi ngo naramubaje ibiki yahise nabwira ngo nzagende tubana. Ubu nyine ndi mva bushyuhe bumeze fa natsinde. Mfasha ayo wigira ikibazo wangu sawa wowe ubwo reka ngo meze nserebure ndaza kukureba ngo ucange amakamba. Sawa.
reka turebe reka nitegure mperekeze umwana ajya ku ishuri aho uzabona ntabwo nabyara misiyo yanzanye ntarayigeraho abagabo b'iyi minsi isura nta nubwo muba mutekereza ngo mubone ko umugore adashaka kubyara karame ni mama wawe ntese si mama wawe ninde yabikubwiye yakubwiye ngo iki ntabwo namwirukanye nyine ntese si mama ngaho jya ku ishuri rero ni mama jya ku ishuri wiga neza kugira umugabo neza neza pe ndashaka imitungo yiwe ariko rwose ibi ni iby'amazu n'ibyo mu kazi se kuko yabishyize ako se waba yabibitse gusa afite ahandi hantu abika ntazi ariko buretse nkwereke ndaza kuza kumuryoshya musabe ko twasezerana noneho bihite bibi byanjye umugore asezeranye n'umugabo se biba ari ibyabo bose uwo niwo mwanzuro kuko ndabona ntazi se mbega umugabo uhisha mbega umugabo bite yambi amakuru ni meza wa makuru ze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri turahura nzaza umva uzaza nko kwa kangahe isuku wowe ufata ko muri minsi nk'iyi ku ntoki 3 cyangwa 2 erega ndagukumbuye cyane nshaka kubanza no kwitegura oui wibagiye kunsaba iki baby wibagiye kunsaba iki ari muramu wanjye urumva cyako tuzajyana amakuru nyine nageze aho ngaho narabimwemereye ko tuzaza muramu wawe se abahe nyine aba mu Rwanda aho ngaho nta kibazo uzamubona twajyanye okay shi nta kibazo maze nkumbuye no gutemberana nawe nzabyishimira cyane okay urakoze yego hanyuma se wandi makuru shananze amakuru ni meza nyine urabyumva ndagukumbuye cyane igihe gishize ni kinini uzambona n'ejo bundi yego nta kibazo be karame maze ushobora kuzasanga naraguze n'imodoka nkaza kwitorera ku kibuga cy'indege imodoka se ufite amafaranga ubu ndayifite nyine tunarayitumije ushobora kuzasanga yaraje ntabwo byumvikana ariko imodoka bitumvikana umva nyine amafaranga narayabonye nzagusobanurira waje nzaza kwigutoramo ku kibuga cy'indege nkwitwarire hanyuma nyine nzagusobanurira nta kibazo sibyo hari ibiri ko ngendo ununguye bigiye n'ubwo imodoka we ngomba ko gutungura regurishira cyane ko nta kibazo nzabona nawe yego ngaho sawa rero ubwo tuzavugana ejo narebe karange njye mu kazi okay sawa okay merci amakuru ni meza ubu se nanjye ni sawa nta kibazo ko tubana nk'abantu tudakorana nanjye ntabwo nari guheruka pe we nakuzera umva akazi kabaye kesha kaneke ibigo kibanda bazima kirimo abantu benshi amakuru se ya Dr. Joyce bishatse kuvuga ko ari amakuru ya Dr. Joyce wapi nta makuru ye afite
Dr. Joyce yasezeye kera ubu amaze ikintu rwose amaze gusezera. Yasezeye kera byagenze bite? Dr. Joyce nyine yabishobora kuba yarasezeye ku mpamvu ze ntabwo tubizi natwe twabonye ari turetse yadepoze nyine avuga ko asezeye. Ngewe rero akazi kahamba mbona nta kintu kantwaye karamfasha ubwo wenda we yabonye akarenze. Birumvikana akazi nyine kabamo nyine gasigara kenshi cyane nta wakwita ku bintu nyine bitari. Ariko se yumva ikibazo Didier ko mba mbona akazi ke atagakora neza byagenze bite? Umuntu witwa Didier nta makuru ufite ariko Didier buriya yakundaga Joyce cyane amukunda ariko noneho bimwe birenze amaze kumenya ko Joyce agiye gushaka umugabo byaramutonze kugeza na n'isaha arabyumvisha buriya niyo mpamvu adakora akazi neza nyine aracyafite stress z'uko yagiye amubuze nyine urabyumva nawe icyakubwira ko rero buriya noneho Didier yagerageje gupropoza Joyce ikintu kibabaje Joyce yamuteye indobo nyine ubonaga amwiyumvamo uravugisha ukuri? ni ukuri rwose nakundi niyo mpamvu Didier disi yarababaye bikomeye cyane. ushaka kubabara ntabwo byawe ese shiri bimwe bite nta kibazo gukanguka nanjye mbe nakanguka yarakanguka nshaka kuganira igihe tumaze tubana ubundi wari igisigaye ngo tube twasezerana aka kanya ese umuntu asezerana n'umugabo we haciyemo igihe kingana gusa ese nimba utankunda kandi ngenda gukunda ntawe urabizi ko mukunda ntacyo reka tubitegure muri ino minsi bitegura gukunda nagukunda nanjye ndagukunda cyane urampijana kabisa ijana ntabwo nayavuga ngo ndaguha ibindi bintu tegereje hako se shiri mba abantu bambwiye b'abashyitsi dufite ko bataza bimeze bite se ni abana abashyitsi rero dutegereje ni muramu wanjye ubwo ni musaza wa nyakwigendera mama wawe musaza wa nyakwigendera nyakwigendera nde umugore wawe se cyangwa uyu wa madamu wanjye niwe wapfuye afite musaza we wese burya aramufite ariko nta mu Rwanda yiga muri Belgique none bari buze kudusura niyo bari buze afite fiyanse naha afite fiyanse niyo bari buzane mbese arabaje kutwereka umufiyanse we araza kunyereka umusheri we wenda kwimariya narangiza kwiga mwese kuki uba wampishe ibintu ntumbwire ariko nta n'ibirenze burya kuko njye numvaga ari surprise ubundi nta surprise y'abashyitsi hari igihe abashyitsi baza bakaza wenda ari nk'abashyitsi b'imena bisaba ko ngomba kubitaho bigaragara nyine muramu wanjye icyo yasanga njye cyose twagisangira nta kibazo mbega ni nko mu rugo ni mu rugo ubu ariko njye ntabwo nzi ko ufite mama wawe si kukibona barabimpishe ntabwo ugize ubimaze mbese natinyuka nkakubaza ngo ufite muramu wawe ngo ufite ibintu nk'ibyo urabona ibintu byose byabaye byihuta binatunguranye ntabwo nahita mpfa kubimenya urihangana ntabwo nabonye akanya ko kubikubwiye kubigusobanurira ariko ndakeka bagiye kutugeraho mu kanya ko nari ikibazo turabakira sibyo mbese shiri nkwakiriza ikintu kano kanya ndabona umaze ukanya rega nta kintu uri gufata ntabwo ubizi ikinyobwa cyanjye nifondere ni ka kandi shiri kamuzane nzanira nta kibazo cyaraho ntegereje
nk'umugabo nabura ukuntu mvuga kuko nje kwereka umuntu sheri wanjye ese ni ikibazo ndagukunda ntacyo bimbwiye ngo isabye yawe ni karibu. umeze gute Cyiza we. iminsi myinshi Murabona neza. umeze gute Amahoro amahoro. Amahoro. Mubiri igi muraho. turaho n'amategeko yatusabije umuntu we Muraho. akubonye se Iyi sheri wawe. kare n'uyu nguyu Ni karibu. Nige mugabo w'umuhigamu wohereje hano waruje kubyara. umugore yitwa nde? Yitwa Umuhoza. no mumeze mute se mwebwe No turaho. biragenda iminsi myinshi tuburanyeho cyane ariko nizere ko mumeze neza Tumeze neza nta kibazo. izuba ricu rimeze nabi dore iwacu urubura ruba rubuze ubuhuha Akazuba turakamenyere. ndabibona rwose mwashyizeho rinete ryariringishe Iyo muhanga se haboneka gake. mu bisanzwe umuntu aba akiri kwiga ariko ubizi ko ndi kurangiza Amategeko se ubona ubasha kwiga bikagenda neza? ntabwo aba akomeye cyane bisaba kumva ibintu byinshi nyine Ingingo- twe tuba tubizi ariko ingingo kuri aho ngaho urabyumva hanyuma se mumeze mute umudamu ari aho Madamu ari aho. nanjye ngiye gutera ikirenge mu cyawe dore aramuzanye se kazisanga hano mu rugo nta kibazo ntabwo ushaka ufite ubwoba nta kibazo rwose hanyuma se mwebwe nta kindi kibazo bisanzwe muri aho Urugo ruramenyereye. Muri make nta bibazo rwose ndabona warongera urabyibuha mpe duherukana warihebye kiriya gihe nyine. sishiriko ndeba kandi meze bite ko ndafite n'icyunzo Shiri nta kibazo nta kibazo. nk'umura hano mu rugo